Hello my people, hello my guy, nizere ko mumeze neza. Nanone ni Byiringiro Samuel ngarutse kuri Rwanda 24 TV, ikiganiro ni The Wake Up. Uyu munsi rero nago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuhanzi ararenze, yazengurutse intara zigiye zitandukanye, uturere twose navuga mu bitaramo bigiye bitandukanye, afite impano man. Reka muraza kuba mwirebera rero nkuko nayo mbibabwiye, ikiganiro ni The Wake Up. Reka mbanze mfate akaruhuko, ubundi nyuma y'akaruhuko ndahita nzana n'uwo muhanzi. Yes, nkuko nari maze kubibabwira, nyuma y'akaruhuko ngarukanye n'umuhanzi, muramubona kuri kamera za Rwanda 24 TV. Ikiganiro ni The Wake Up, tugiye kuganira, tumumenye, tumenye ni muntu ki, tumenye akora ibiki, tumenye muri make agiye kutwibwira. Jeff King, tuguhaye ikaze kuri Rwanda 24 TV. Welcome kabisa, meze neza narebiye. Yego, twaguhaye ikaze. Banza abantu ntago bazi, usibye kumva ngo uri umuhanzi, ntago bazi ngo uririmba iki, banza ubumvisha. Jeff King nibwo ninjiriye iyi game, I feel sad, tell me if you feel the same. VA yaje kumbuza gukinisha amadem, nkahora amaclub ndi gukinira amagame. Nigga ni low, nigga never fall down, injyana ziri slow nizo mbakomeramo. Nigga yari slow gusa ishaka kuva down, injyana zari slow nizo yaje komamo. Sadness yo mu rapira isahani, kanda kanyenyeri byibuza fungera isani. Haso nikisema samahani, ujue kwamba kijana miniko kanisani. Iyo miteto yashize muri 2012, nukanzani hoskamora camp muri tiz. Natebeje amarira munda kuko mfite krize, umuntu uzumva rapa nabiye mirongo siye. Yes, mwamwumvishe ni Jeff King kuri rap ya Danje. Jeff King, twongeye kuguha ikaze kuri Rwanda 24 TV, by'umwihariko mu kiganiro The Wake Up. So much appreciate, ndabashimiye cyane. Ni ibintu by'agaciro kubona ndi hano muri Rwanda 24 TV, ndabashimiye. Yego Jeff King, byari bigoye kugufatisha, byari bigoye kuko urumva abakurikiye Rwanda 24 TV, uyu ni umujene ufite impano nkuko mubyiyumviye. Si ibyo gusa kandi turaza kugomeza, aragenda dutamo gake gake mu biganiro byacu. Ni umujene ufite impano zigiye zitandukanye. Jeff King, wiyumvishemo ko ufite impano yo kuririmba ryari? Aciyemo agahe pe, aciyemo igihe uko bimeze kose, aciyemo igihe gusa ni imyaka ine gutya, kuko abaraperi urabizi, abaraperi barihiringa cyane, bari ibisazi nyine. Gusa ni 2021 nibwo nasohoye indirimbo ya mbere Ewan, nibwo byaje neza. Yego, ese ni rap ukora gusa cyangwa hari n'ukundi ubivanga? Injyana zose ndazikora, ariko ngiye nisanga mu gice cya rap. Nk'ubwo ngubwo ari ukuntu nandika indirimbo, yego, ugasanga nayihaye abantu bahogoza, bafite amajwi, ukabandikira ukavuga ati uyu murongo kabisa niho uzawukubitamo, ariko indirimbo ari iyawe. Ari indirimbo ari yanjye, ibyo birakunda, ariko ngiye nisanga mu gice cya rap. Yego. Ese Jeff King ni muntu ki, akunda iki? Kuko biragoye kubona wenda uri upcoming, uracyazamuka, ari naho mpamvu twanagutumiye kuri TV yacu, turifuza ko hari aho uzagera. Ese ni muntu ki, akunda iki mu busanzwe? Ndi Jeff King nkuko babibabwiye, ndi n'umunyeshuri, ndiga niga mu mbere kaminuza, niga computer engineering. Yego. So nkunda kwiga first of all. Ikindi kintu nkunda umuryango,
hobbies zanjye nkakunda basket na music. That's basket all. na music. Music. Basket kabisa ubu wadukoma. Basket ndakina nari na kapiteni wa esi Nyanza hano nize hano simubizi sinize kuri esi Nyanza nari kapiteni wabo muri basket kabisa narakinaga nari. Jeff King mu buzima busanzwe iyo atari ku ishuri ndabyumva uba uri mu kintu cyo gukora mu nganzo ese nabyo utari kubikora uba uri gukora iki tuvuge ntago uri ku ishuri ntago uri mu guhimba ntago uri mu gukina basket ikindi uvuga iyo Jeff King ashaka kuruhuka niki kintu kindi ashobora gukora ndi umuntu ushobora kuba nyine nkaba ndi nyine nkumva ndi kumedita ndi nyine nta stress ukuntu bimeze ngiyo nta kintu na kimwe ndimo ushobora no kwicara gutya nkumva ndi busy kandi nta kintu ndi gukora ubwo bishatse kuvuga ngo iyo most of the time nyine igihe cyinshi pe igihe kinini mba ndi kwandika indirimbo iyo nta kintu mfite cyo gukora nshyira headphone mu matwi mfite headphone ebyiri imwe ishizemo umuriro nshyiramo indi nkunda music niyo nta kintu ndi gukora mba ndi kumva music ese Jeff King ni umusore ni umugabo ni iki kugira n'abakurikiye Rwanda 24 TV bakumenye cyane bamenya tuyu muntu ki Jeff King ni umusore w'imyaka ntabwo uteganya gushaka ibintu byo gushaka urashaka kubanza kwisoreza kwiga amasomo Mary yarambwiye ati ibintu byo gushaka nkutumye kwiga genda wige uzaba umugabo ibintu byo gushaka ibintu by'abakobwa ariko biba ari byiza nabwo kuko nk'urugero hari ukuntu ntawamenya urukundo ni rwiza pe ariko hari umuntu mubirimo uko biri kose urukundo ni rwiza ariko abo mu rujyanamo ni ibibazo ikiza no kubanza ukiga urukundo ruzaza nyuma yaho Jeff King imbere yuko nkomeza reka nongeye guha akanya wongere utaramira abakurikiye Rwanda 24 TV ubundi njyewe ndagaruka nyuma oya niko kazi kanjye kabisa ngiye n'amasaha 24 yashira nyibaririmbira nta mutima nta kibazo kuba komando biraharanirwa gabanyigati pole ndiyo muhendo kora neza utanyanduriza ishati nabwo nyina n'abapeti bigoramye njyewe mbigoro zirati ngiyi imishuma hambiri inkweto bambonemo smart banyita DJ Security uzabaze muri community isi yose njye mfite inshuti Aslangson nk'izumumbuti a beautiful guy yes a bad boy yes a kill negotiations I don't feel plan was a so sin nigazanjye na santi mu yanjye bari kuzihondagura uruvange bakoresha abantu na avance kandi bya kenshi nibibamo chance Jeff King nakina n'abapeti kazi kose njye mora na apeti ndaje mwese mbasanze mama peti ukemaze mufata ku kareti ibyanyu byo nukuba losa ati yanjye n'amakosa abo bato mukunda amakosa komando yo still komando kandi ubahe nka Rambo komando nagira ubugambo kandi nanone nagira ubusambo igihe nikigurwa sokone koresha mind fata yo pen ikigoryi burya nicyumva ihon kora amajobo wirinda amadeni have nagukorera amabara bugace bakakumena itara badman imico nk'iyabarara reka nkucike nje no gutabara kanyamagambo reka amagambo please ngwino ngukiza ibyo bisambo ndatwiga nk'imanukira nka Rambo nasoni saha yanjye ukijambo ndavuga via gasaza imigeri vuga Wow. Yes, mwabyumvishe ndacyari kumwe na Jeff King muri studio cyangwa kuko ahanga murabona nago akenshi abajene bagiye babidusaba cyangwa abakunzi ba Rwanda 24 TV ati mujye mwibanda kuri tele cyane niyo mpamvu mutakitubona muri studio cyane turacyari kumwe na Jeff King. Jeff King iyo ugiye guhimba ugendera kuki ari ukuntu nk'umuntu iyo agiye guhimba urugero nshobora kuvuga ati ndagendera bitewe n'ibihe turimo we iyo ugiye guhimba ni iki kikumotiva kugira uvuga ati ndashaka kuvuga kuri iki kintu murakoze ukuntu biba bimeze ubundi ntabwo ushobora guhimba indirimbo uri normal uko biri kose uba wishimye cyane cyangwa ubabaye cyane nuko biba bimeze je rero mood yose nisanzemo havuyemo kuba iyo ndi normal kabisa nanjye ubwanjye mba ndi kwimvira imiziki ndi gushaka amayide y'ukuntu naririmba iyo ndi normal ntabwo nshobora kuririmba gusa iyo mbabaye niyo nishimye ariko ubu nyine ntabwo nyibabara cyane ubwo niyo nishimye iyo nishimye cyane ngo beat indirimbo freestyle ya Danje nk'abantu cyakoze iyi ndirimbo ndayikunze pe ese Jeff King uko biri kose nta nubwo nako ndi bukubaze ngakoresha imbuga uko biri kose umuntu w'umustar ukiri kuzamuka uko biri kose nta kuntu yabura platform nize platform ukoresha je platform ya mbere nkunda nkoresha kurusha izindi ni Instagram ndayikunda yego hita ubabwira uko witwa kabisa abantu Instagram nitwa Jeff King 5000 bazahita bambona Jeff King 5000 ariko first of all mbere yo kujya Instagram no kubanza YouTube karagaceno na akacu abantu bose mukunda injyana ya rap karagaceno na akacu ni Jeff King imbuga zose wasacingamo Jeff King wambona Jeff King wari utubwiye platform ukoresha cyane
urubuga nkoresha cyane ni Instagram na Instagram. WhatsApp ndakeka WhatsApp na ni WhatsApp. private ariko ntacyo Uja nta kibazo. Aho ngaho ukivuga WhatsApp reka ari ukuntu umuntu ashobora kuba wenda dushobora kujya muri Siberi cya ku bigo by'urubyiruko runaka nkaba nakubona kuri YouTube, ese ni iyihe nimero twakubonaho? Ari nk'ukuntu umuntu ashobora gutegura show akavuga ati ndifuza ko Jeff anaramira wenda muri weekend cyangwa afite ikirori runaka yakumvishemo impano agushaka yagusanga kuyihe nimero? nimero yanjye ni 079 Yego 5 yego 2 yego 8 2 yego ziroroshye. yisubiremo 079 5 6 2 8 2 yego. Abari ku buhanga bw'ibyuma baraza kudufasha, barazishyira aha hasi kabisa. Izi nimero muri kureba hasi ni za Jeff King, umukeneye ko yagutaramira, ko yakushyuhiriza show runaka no gufasha byose, no kuba wamfasha na support runaka, ukavuga ati ndagukeneye nkuzamure, akumenemo, agushoremo, byose nta kibazo. Ese Jeff King ni iki, reka nguhe umwanya, nihe message waha abakunzi bawe by'umwihariko? Abakunzi banjye ikintu nababwira cyo rwose mbafitiye ibintu uno mwaka ho nukugwa nabi. Uno mwaka tayari ubu ngubu ndi gushutinga Wakanda, video ya Wakanda, iriya ndirimbo mwakunze yitwa Wakanda, video yayo ni muri process, irabura gato ngo tuyisoreka, turacyayishutinga. Wakanda irari ya ndirimbo nakoranye n'umusani wacu Python, nayo iri kuri YouTube mwayireba. Yego. No mwaka wo gukora nta bintu byo kujenjeka. Ese Jeff King ari umuhanzi afite umwinspira cyangwa role model we nuwuhe? Njye na role model yego bahari, ariko njye uyo waririmbye indirimbo nkumva ni nziza pe, nkumva ni nziza. Iyo ndirimbo ndayumva nkicara nkiga nkavuga ni cyakoze uyu mupiti hano hantu arakana nyingishije. Rero ariko uko biri kose ntago wabura umuntu nyine uba ukunda the most. Gusa njyewe umujama wanjye witwa Ishkevin Ishkevin arankoma. Hari indirimbo ya Ishkevin ushobora kuba ukunda, uko biri kose nta nubwo yabura. Hari imirongo uba ufite igukoma ya Ishkevin. Ejo nakoze challenge, ahubwo ndanabishimira pe, nakoze challenge Ishkevin nadutamo collaboration kuri ndirimbo y'inshyashya yitwa Access VIP. Naranayikoze pe. Naririmbye ngira kamba kubita ko kantu nyine naririmbye. Oya reka tubicisha amatsiko barajya kuzire kukareba kuri platform yawe. Iyo platform muraca kuri Trapish Record mwakabona kuri content ise, cyangwa se mugacana kuri Instagram ya Jeff King 5000 mwakabona. Ukabona muri bukabone Ishkevin bintu yakoze ni sawa. Nk'umujene mukuru abatwereka ukuntu twakagombye kuba tubayeho. Ndamushimira. Yego. Ese tugana ku musozo, ni ibibazo ngiye kukwibariza noneho mu buzima busanzwe. Jeff King akunda kurya iki mu buzima busanzwe? Iyo yariye neza kabisa aba yariye gute? Ukavuga ati nje ntago hashira iminsi 3 iki kintu ntakiriye. Buriya rero sinzi ukuntu nabikubwira, ariko kubera ukuntu umuntu aba ari busy ntago wapfa kumenya ngo ukunda kurya iki. Gusa nyine ibibonetse muri ibyo pe. Gusa ari ibiryo nakunda. Ahubwo nakakubwira ibyo nakunda. Bimbwire nta kibazo. Ibyo nakunda ni ibiryo byose birimo ibijumba, imyumbati, amateke, ibintu nk'ibyo bikomakomeye kabisa. Ibiga bisaba umwanya, niyo mpamvu ngira ngo nagiye kiba gihari. Bya biryo byoroshye nyine uryo ukahita ukomeza. Ukahita wikomereza. Ese Jeff King ni nk'iyihe nyamaswa akunda kabisa ku buryo ashobora kuvuga ati iyi nyamaswa nayireba rwose tukirirwana? Utiriwe ujya kure njye nkunda imbwa. Ni iyihe mpamvu ituma ukunda imbwa? Imbwa buriya imbwa sinzi ukuntu nabikubwira ko imbwa ni inyamaswa nziza pe. Imbwa ntiyakugambanira. Yego. Imbwa nyine birayi gucungira umutekano. Imbwa nyine ubona nyine imbwa ntari biryayo pe. Ese Jeff King ni iki kintu cyamubayeho mu buzima kikamubabaza mu buzima bwe nyine kikamubaza akavuga ati iki wenda ushobora kuba utibuka itariki cyangwa ukwezi ariko cyarakubabaje niba atari ibanga ni iki? Nge kirahari, nigeze kubona stage ahantu nigaga mu wa kane segonderi. Yego. Nabonye urabizi nyine nk'umuntu uri gukora music, iyo ubonye stage iri related y'ibintu ukora biba ari ibintu nyine biba bishimishije pe. Icyo gihe nyine nigaga mu wa kane abantu ubukene bwabaga ari bwose, nayo mbonye stage 30,000 ni simple kabisa. Gusa ni muri uyu mwaka? Oya nigaga mu wa kane 2020.
mirongo itatu yari menshi muri icyo gihe. 30 yari menshi cyane ku munyeshuri noneho. Nuko stage yanjye ngiye kuyiperforminga nsanga bayihaye undi mujene. Nicyo kintu cyambabaje nibuka. Yego. Jeff King ni iki kintu noneho cyamushimishije ku buryo ashobora kuvuga ati iki kintu rwose ni cyongeye kikaba yaba ari surprise irenze? Ikintu cyagushimishije kabisa uvuga ati ntago nakibagirwa? Ikintu cyanshimishije ibintu byanshimishije kari byinshira. Umunsi nagira ikintu cyanshimishije bwa mbere ubwa mbere nyine ngira 1k views bwa mbere ubwo byari mu gihe shashize nyine na postinze indirimbo yitwa Mad Plan ndi kumwe n'umujene wanjye yitwa Wizboy. Iyo ndirimbo uyipostinze kuri YouTube iragenda mu mezi ane atanu gutyo yari ifite 1k views. Ndakeka nicyo kintu cyanshimishije mu buzima pe. Ni nayo ndirimbo yantwaye amafaranga menshi, ni nayo ndirimbo yanshimishije ewana. Uko nashoye niko niyo impact nabonye yari waravuze ati nubwo nshoye ariko kabisa haho sinahiye biranshimishije. Byaranshimishije kuko niyo ndirimbo ya mbere nari mbonye nari ngize kuri channel yanjye ifite ke. Ndabane ewana ibi bintu ni by'agaciro pe. Narishimye icyo gihe narishimye. Yes. Jeff King yo yambaye neza kuri we aba yambaye gute? Simara ko imyeru nyine nkunda imyeru. Iyo nambaye imikara ubwo bari imikara hose gusa nkunda imyeru to. N'imipira yanjye yose mfite n'imyeru si byo kwifubika. Yes, mwabyumvishe turacyari kumwe muri studio na Jeff King. Ni umuhanzi wumva ufite impano akiri kuzamuka, rero wifuza kumufasha mu buryo bwose butandukanye, kumushyigikira mu buryo bwose butandukanye nkuko yababwiye. Platform zose arazikoresha, wajyaho ukamusura. Nanone kandi mukomeze mumushyigikire kuri YouTube, mumusure murebe ibihangano bye cyangwa umuzigo we. Jeff King dugana ku musozo, ari aga challenge chaka two dukora. Wowe ugiye kuba nk'umunyamakuru unyakire muri studio za Rwanda 24 TV. Ibyo bintu uko bikomeye. Oya gerageza nanjye mbikoze kuko nzi ko ari aga challenge. Harya muza gute uko ubishaka we, buri wese abafite ngo hajya babyita inyogoye. Uko ubishaka we cyangwa uko ubishaka ndaguhitishamo. Uraba umunyamakuru wonyakire cyangwa se ube nk'umuntu uri kogeza umupira. Ubu ugiye guhitamo ikiri bukorohere. Abakinnyi bo ndabazi sawa ubu. Simbizi ukuntu uri bukore. Oya nakwakira nk'umunyamakuru. Aha twagiye noneho unyakire. Ko bikomeye. Gerageza. Ugatangira ute? Ugatangira. Simbizi. Ugatangira uvuga ngo muri studio. Uko ubishaka. We tangira. Duspose turi imbere ya kamera, njyewe ndi umutumirwa wantumiye. Ubu aka kanya bise biba ngombwa ko ikintu cy'imiziki uyisugihindura ugiye kuba umunyamakuru. Nyakira muri studio. Ngiye rero ukuntu nakwakira biratangaje. Nta kibazo rwose. Nge nahita mubona ni. Nyine bari kuza bari kwita. Reka twimagine kuri inkuye muhanzi. Uwushaka. Ndi Samu ntaribi. Okay. Studio. Yes, mwabyumvishe twari turi kumwe muri studio za Rwanda 24 TV na Jeff King. Dukomeze tumushyigikire. Ibi ushobora kuba ari ibibazo wifuza kumubaza muri comment twandikire, utubwire ngo Jeff King ni mumugarura iki cyose, ikibazo cyose wifuza. Umunsi twamugaruye tuzayimubazaho. Jeff King turagushimiye. Murakoze. Yego, reka dusoze rero wongera abakunzi bawe, wongere ubataramire. Umwanya turaguhaye kandi Rwanda 24 TV iragushimiye cyane rwose. Tuzongera tugutumire kandi abantu bose bifuza kumushyigikira niko nahoze mbivuga, mumushyigikire azamuke mu buryo bwose bushoboka. Uyu ni umusore wanyu arabemera byatari. Imbere yo kuza imbere ya kamera banje arambye ati Samu kabisa nako reka mbaze tusoza taramira abakurikiye Rwanda 24 TV n'abakunzi bawe muri rusange. Amasomo dusoma mu gitondo nge n'amajizi turayirondo snitch reka bidusaba ubwonko ndarwaye zanira runo ubu gahunda igezweho ni mula mu kibuga amashoti yo ni plura nge nabinda yakubicwa na dola nge n'amagengi z'amakosa Nicola amahude ni bo nakoze amahoma byari bigoye gukora izo homa badman sinasubiraho am too busy ndi gutanga amahomework man irabanze ibindi bikasa mu ba artist Jeff Ndabanze iyi mirongo ifata n'abasaza na mikino sindi no mu rubanza I love me what I know iyo mitamo ngenda slow iyo gigi niki blow mu gicwa amorana bro mom is busy calling me arashaka umuhungu Facebook gusa nazi ko nataye miniti kubyangwa ibirenze ndabizi urarenze best the face you see as you see come your teacher ABC
ABC urabizi mameni ukentafo izo lenge zikure mu bakapo aho utinyira nturi n'umugabo can't you see cyangwa baguhepo iyi miziki nsaba gushora ibiceri byinshi cyo nshaka ni cash urukundo ni scamp mbe ni gahunda ndashaka amafaranga menshi ABCEFG. Yes, mwabyumvishe ni Sam The Trove nandi kumwe na Jeff King. Reka nshimira abantu bose mwadukurikiye kuri Rwanda 24 TV, mbibutsa ko ikiganiro cyari The Wake Up. Nshimire team ngari twabanye, nibagiwe Gift wari uri kuri cameraman. Ikiganiro The Wake Up kuri Rwanda 24 TV nakagaruka. Ciao ciao.